Johnny. Johnny uri umuntu w'umugabo, ndabizi ko uri umugabo, uko ugaragara uri umugabo, uko uteye uri umugabo. Niba ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, come to me straight. Wijya guca ahandi hantu, niba ushaka uburyo bumwe, ushaka kumbabaza cyangwa kubabaza ikindi kintu cyose cyangwa uburyo bwose, I don't know, just come to me straight. Wica mu mpande, wijya he, wica ku ruhande, wijya gusenya izindi ngo witwaje ngewe. Jo, ndakuzi ikintu cyose nakumva hanze namenya ko ari wowe cyangwa atari wowe. Ibi bintu ni wowe, ntago nkurengana. Jo, twarabyaranye, nakurekeye ubuzima bwawe. John, nagusize mu nzu yawe. John, habe n'ikiyiko niki nakuye mu nzu yawe. John, nta kintu na kimwe ungenza umbaza. John, nta deni nkubamo. Kwaba kunzana muri Amerika wariyishyuye, twapurikanya amataxi, ujya mu Rwanda ujya kuyaguramo indangamirwa, urishima, wibagiwe ko amataxi ari ayanjye, ari ayawe, ari ay'umwana. John, ntacyo mbaza, biriya bifate nkaho navuga ngo nakwishyuye ideni ryawe ry'ubuzima bwawe. John, ndakubaha, dufitanye umwana mwiza, nicyo kintu ntubahira ntashaka ko gihindura. John, niba ushaka kunyataka, ngwino njyewe ubwanjye, wica ku ruhande. John, ndakuzi n'ubugingo bwawe. John, ndakuzi ubujajwa bwawe. John, ndakuzi ubugoryi bwose wakora. John, ndakuzi. John, nta kuntu utangiza. John, nta kuntu utangize, wirirwa mu nshuti zanjye, urongora inshuti zanjye, wanshwanishije n'inshuti zanjye, amasiha n'amadubu yose. Ngenje kuri WhatsApp, iwe mana yanjye, ntago wakumva ukuntu nabura nk'ukuntu icyama tukaba turi kumwe face to face. Nakunda kuzi nta n'igishyashya nakurebaho. Waretse tukabana neza Jo, waretse tukabana neza. Singiye kukubwira ngo tukarerana umwana twabyaranye, kuko nta mumaro umaze kuri uriya mwana, nta numwe muri iyi si ya rurema, nta numwe, kuko yabuzi ko ukunda umwana wamubyara. Ntabwo wagakwiye ko waragiye gusesagura amafaranga mu Rwanda umwana watagira insurance kandi gura umwene gihugu wa Amerika. John, ubuzima bwawe ndabuzi. John, ndakuzi ukuntu reactinga. John, ndakuzi mu rugo ufata ibyangombwa byanjye ukirirwa ubwira inshuti zanjye ngo uzatuma safaringa, ngo wanzanye muri Amerika, ngo nta kintu nzagira. John, ntabwo nzi, I'm a survivor, ntabyo uzi. John, nicaye hanze ndagukunda. John, nita izina ryawe, ndakubaha. Nirirwa John nagutegereje imyaka hafi 3, nta mugabo unzi, ngo ndagutegereje ngo nashyingira mu mugabo. Nkubaha John, nkubaha. Ndabyara umwana, nicara mu nzu ndakurerera. John, ndirerera. Ntabwo nakubwira ngo ndagusuzugura, sinshaka gusuzugura mu bundi buryo. John, mfite umwana nkunda n'ubugingo bwanjye. John, mfite umwana uzakura undeberaho. Imana yarambabari. She's very smart. Even now arambaza n'inshuro zose aguhamagara ntumwitabe, arampamagara akambwira ngo amekuja tu kunywa. John, ufite nimekuja kuoa hapa na jambazi kwa muri ubu bujajwa. John, niba ushaka ikibazo cyanjye nawe, come to me. Wowe ubwawe tukibana warambwiye ngo tugize icyo dutandukaniraho, ngo washira ama video yanjye nambaye ubusa ngo hanze bra whatever. I don't care. Just bikorere njyewe binkore. I don't mind, binkore. Kujya hanze se nambaye ubusa ibyo bitwaye. I don't care, nta kibazo.
sex y'abagore iri the same naseba bikarangira ariko ujya gusenya ingo z'abandi uciye mu buntu budafite ikimenyetso nta hantu na hamwe ibyo uri kubwira abantu wabonye nge nabo tubikora nta hantu na hamwe Jo ndagufite mfite ibimenyetso bya usambana John mfite abakobwa John mfite abagore John mfite ibintu byinshi John ngira fact uranzi John ngira fact sindi umugore w'injajwa John nagusize mu nzu nkureba natanze amahoro John twarabyaranye ndakubaha mfite ubuzima bwawe bwiza n'ubwanjye bwiza nge nawe twasharinze sinshaka mana we sinshaka kukubahuka John mfite umwana uzakura twagiye kuri social media mfite umwana uzakura wenda azakura akunda social media cyangwa atazikunda I don't know John icyubahiro nkugomba ntigomba uri mwana John umwana wanje ubuzima bwanjye John ndi gusafaringa John naragusize mpera kuri zero John mpera kuri zero ntagira umuntu numwe muri Amerika ubwa uragenda urantangaza unyambikurubwo ikintu cyose buri muntu wese John urabizi ibyo wankoreye John urabizi twari tugeze ahantu inshuti yawe bisore best friend wawe yaje mu rugo arakwiyama John kumukandagirira mu rugo arakwiyama ku mugore wiwe nari mpicaye John nta mugabo wari bwaguhamagare ngakubwire ngo eva nkora iki nakubereye umugore mwiza nta kintu na kimwe nicuza mu buzima bwanjye nawe nta na kimwe mariage zigira ups and down John ikintu cyambere kibaho cyiza nuguceceka ariko John urinjajwa mana yanjye John nuko mu buzima bwa John ugira ababyeyi beza ku isi ya rurema nicyo cyonyine ababyeyi beza ugira urukundo nakunze papa urukundo nakunze mama urukundo nakunze abavandimwe bawe John ni rwo rukundo shaka ko nge nawe ruhora hagati yabo byinshi John nta kintu na kimwe navuga twarababazanyije sindi perfect narakubabaje warambabaje ariko ceceka wigenda unyambikurubwa ngo nakoraga iki John ngiye kugusebya ngira fact uri mu Rwanda wiri gusambana n'inshuti zanjye urarara mu bakobwa amasiha n'amadubu yose ngo ufite girlfriend uramwana mu rundi kazi uri Canada ngo ufite girlfriend ubusazi kuryamana n'inshuti zanjye ntabya anyway njya nibaza nk'ukuntu unyambikurubwa wenda ko nari umuntu mubi kugira ngo abo bantu bumve kuri imfura John nta bupfura ugira ni ngewe ubuzi none ngiye muhamagare se mubwire ngo John muhereze fact muhereze amafoto muhereze ama message muhereze ama video yayo masiha n'amadubu wirirwa ugenda ubwira abantu ngo nirwaga kuri TikTok ngo nari ntakibashije kuryamana nawe ndaryamana nawe wiriwe mu masiha n'amadubu ndi umugore mu bunganiki John ndakuzi urabizi neza John turaziranye John none ukuntu ugenda unsebya ngo nashaka kuza muri Amerika ugira miliyoni $1 ugira iki John vugisha ukuri John ugira iki ntusiga wari wagiye aho wari wagiye urabizi neza ko mfite amafoto n'amashusho n'ama message yaho wari uri ngo nsiga inzu yawe wari wagiye John mva mu rugo rwawe ntacyo nikekaga na drivinze imodoka yawe njya kwa papa wawe na mama wawe kubabwira ko nge nawe bitagishobotse wandetse urabizi mbere ko mbere nari umwana mwiza mbere naragukundaga nanakuvugisha nkari sinzi niba wibuka mbere naragukundaga ku rwego ntabashaga no kuvuga izina John mu kanwa kanjye ariko kubera ubukaritasi bwawe ngeze no ku nshuro ntazi ijambo uko navuga n'inshuro zingana John twarabyaranye impamvu nakuretse John naragusize ngewe ubwanjye naragusize wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kandya amenyo are you serious really aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe John biriya byose navuye mu rugo rwawe sinashakaga kwisanga muri polisi nge nawe
John nubaha memory twagiranye, nubaha umwana, sindi umugore mubi, nturi umugabo mubi, ntituri abantu bo guhora turwana mu nzu. Nabonye ko umubano wanjye nawe udashoboka, ndaguhunga ndagenda. John nasize ibyawe byose naragiye ntangirira kuri zero. Aka kanya ikintu cyose mfite ntacyo nkugomba, ntacyo ngomba. John ndihiringa, sindyama. John ndihiringa kugira ngo nzarebe uko nakurerera umwana wanjye. John nkubahira ababyeyi bawe bandereye, nkubahira abavandimwe bawe bankundira umwana kandi nanjye bankunda. Rero ikintu nkwisabira, niba ushaka kuba famous mu buryo bumwe cyangwa ubundi, niba ushaka revenge mu buryo cyangwa ubundi, come to me straight. That's it. I swear to God, John, mbabarira woweho ntacyo ngomba navuga ngo ntabwo twanga. John, sinshaka kuzibona na rimwe ntengushya ababyeyi bawe. Papa wawe mufata nka papa wambyaye, urabizi neza. So please uri kunyata kukoresheje abandi bantu ugeza aho ujya mu. John nakwibutsa byinshi ukuntu wirirwaga umbekera ngo nta kintu ngufasha, ngo amafaranga yanjye yose ngo nyakora ibindi bintu. John, niki ntagufashije? Amafaranga nahembwaga niki? Ngira chat mu buzima bwawe sinarinzi na password ya phone, like how can I say this, na kadi zawe. John, kadi yanjye narayigusigiraga nkajya ku kazi ukishyura ibyo wariye n'ibyo utariye. John, transaction zanjye zari wowe. John, ntagiye na kimwe naguhisha ikintu. Amafaranga nahembwe yakoresheje uko ushaka, ariko twari tugeze aho dusohorwa mu nzu. Ibyo ngibyo urabizi. utishyura inzu kubera iki? Kubera amadeni ufite hanze. Amadeni wagiyemo ryari? Unkorera iki? John, wari ugeze aho urya ibibanza byanjye, nawe umugabo wubatse ukarya ikibanza umugore wawe atabizi. Wowe ubwawe urabizi neza ko urugo rwawe ari wowe ubwawe wa failing. John, ngira fact. Wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose. Uwo mutima wagukunze ni nawo umutima wacuzinze kugusiga. Nagusize mu nzu habe n'ikiyiko. Natwaye imodoka yawe nagiye nyi-drive-ins. Nta modoka nagira. Nagiye nyi-drive-ins nyigeza kwa mama wawe. Fata umwana wanjye ndigendera. Kubw'urukundo ababyeyi bawe bagira, ibintu birafixingwa. Ndakureka ukomeza ubuzima bwawe, nanjye njya guhera kuri zero. Sinavuga ngo bigeze gusa, Imana iracyandinze kandi ndizera neza ko bizakunda. John, ndakwinginze turekera. Ndakwinginze. John, navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother. Nta kintu biri bukugezeho. First of all, uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho, ariko mbere ya byo wowe ntacyo uhomba. John, ndakuzi neza. Kuvuga ni ikintu cyawe. Ntago nakubwira ukuntu. Sinavuga ngo mbaye disappointed. Simbaye disappointed. Ibyo ni urucabana. Kuba we wandisappointinga, wowe ibyo ni urucabana. So please stop. Thank you.